Halo. Yego ndakomeye. Ko narindi gukorera urutoki. We ushaka inzu yo gukondesha? Inzu ndayifite wigira ikibazo. Kabaye. Oya humura ntabwo wayobye inzu ndayifite. Ushaka iyangahe? Amafaranga 50. Ayo ngayo iramwa ari inzu nziza. Oya ntabwo wayobye humura kabisa. Gira duhura ndiyo mu rugo ubwo ntanagira honje. Oya muri iki gice ninje babazaga. Uri umunyamugisha ahubwo ya mugabo. Gakeya ngo bayijane. Hari undi muntu wari ukuyimbaza. Yaburiye amafaranga 5,000 gusa ngira ngo n'ubu ngubu cyashije mu gakeya yaza akayitwara pe. Sawa? No. Eskweri uyu mugabo bita T Benjamin uvuga ngo ari gupangisha amazino hirya. Iwe ni inzira igino. Nino nisi nageze hano kare ishiringe narazimuhaye nashobangerewe nese ukwezi ni gushira zazinshariraho kweri ndi pagaze hano isimende kuyitera ntihari nese ubwo ndabigenza ndi ngiye kurara hano ubwo ndarara nongeje gucumbikisha naratanze zanje ubu nuburi manganye wasanga ari kundyarya ningerayo kanze ndebe kanze naje kureba kabisa bite sha nyaravuze hano bite amakuru umugabo wa hano bitaga T Benjamin utuye mu bya Munuramu ndamuzi we no kunyuranga mu kayira ka tureta dusohora bambye ngapangishaga amazu neza aragapangisha ka hose garabone ugezemo n'ibinabiro birimo buri kimwe cyose n'inzugi byose nogera urareba usanze hano nashobangiriwe urakoze ku nta cyane mazima na sawa ni hari imbere kandi tugere ariko sha ibigunda nishiringi namuhaye ntabwo twahagira ino ntabazanyicara turaguma turagenda mpora nta kibazo ino bazanyica nta kibazo turagenda umwana w'ishuri ugomba kumunyuza muri bino bigunda ari byagashwingi ziriya nazo zirabone nta kibazo umuntu tugende wonda hakwereka ngwino mazima Mwiriwe. Ego. Mweze mute? Turiyo. Nahageze. Reka nze ndaje. Sawa. Umeze ute? Ndaho. Ntari bindaho. Ni wowe wampamagaraga? Ni njyewe nahageze. Ni inzu nakubyiraga. Niyo. Mukanya wambwiye nahise nza hano de. Nandi gukora urutoki harahiye. Tsabyo munsi muri jambe yari kuvuga mu. Inzu ni nakubyiraga do. Inzu hino wayikura he muri igisoro? Inzu itagira urugi ngiye kurara mu nzu. Oya humura. Urugi rwahangaha rurahabaga. Reka nawe imbwa zizansusura mu. Wehe cyo nkubyiye urugi rurahabaga. Wigira ikibazo. Nonje inzu ntanayibamo nagake reba uko nambaye. Ariko ubaye iki? Mbese inzu wambye ngo irayisimentinze. Nimubari. Umva reka manza nkubaza uruzuye amabyabonye he hari? Gariya namaki. Oya nawe irani niru. No zirani imibyindi. Ni niru ndi kuyikora ngo dushemo tayiru. Niru yamabyibaga hose. Umva urugi rwaha nirwo rukuzana ikibazo. Imbaraga sanzazi iki? Urugi rwaha rurazaga. Ngubu ni uhita winjiramo. Rurazaga sirubaga rwagiye. Rubaga rwagiye gutambura. None iyi nzu do uri kureba iyi nzu igiraga na shedi. Ibi byatsi byose. Iyi nzu igiraga shedi. Ngo ni urangaga inzu umuntu. Umva rero itone wa mugabo. Wa mugabo we. Itone kubyo twumvikana. Reka twumvikane. Iyi nzu ureba igiraga shedi.
shedi mu gitondo kare kare ibyuka iragendera mu ntufe ikagaruka yikoreye. So aho mu gitondo kare kare imvura iguye yagiye nakugama. Reka dahiragarukaga. Amabati garapfumutse ngo ayije. Ariko amabati afiteho ikibazo cy'ukunda kugushirira hayana. Noneho ndagumbya ngo ni nyumba ya cyuma. Ishiringi wampaye zirashira hayana. No nshaka ishiringi zanjye. Amafaranga wampora cyayibuka. Nshaka ishiringi zanjye. Uracyayibuka? Wanhereye ndi. Tumaze igihe kingana iki ukundangira ngo. Si wambye ngo uri ku ishuri. Ni urugomba. Iyi nzu reka gukomplainingara ko ikibazo cy'amabati. Uri umwana w'ishuri. Ndi kubireba. Kaminuza. Rero iyi nzu niyo nziza, amabati ku buryo imvura iguye ikanyuramo ngo nturaje urasoma ibitabo. Reba ko nambaye. Ngwiki. Ariko wakwinjira ukayireba. Zero shati zo wambaye. None si ko ndi mu kazi hariya. Ese uri mu kazi urirandira. Oya injiro yirebe nyine. Injiro yirebe. Ariko ufite ikibazo ki aha ngaha urugi ko rurajamo. Ugize ikibazo cyari? Ntawe ukundera. None se ugize ikibazo ki? Urajebetse. Agumana yanjye. Aba babibize igihe cyaba. Yiwe yemwe. Ibaga yaje zayira. Utanditse kubaho ukarandi road. Ubahutse randi road. Shiringi zanje. Umva kado. Ntacubahiro. Nyiraho hano. Ntacubahiro ufite. Ubu bucket. Uyu mugabo umukuye. Uyu mugabo ko musandira kumare ko gusha. Egera hano. Ntakundaga ibintu kibi. Uyu mugabo umukuye. Era kumuhara. Tashiringi nabahaye. Njewe wamubye neza yuko mfite inzu. Nta umubye byose yuko biri hano kandi natwe abakozi tubaga hano. Nese umuntu urukwanga inzu imeze gutya washobokana nawe. No reka kubaza. Hari no kumpigika. Ngikubaza ngo inzu ziragora. Oya genda nje. Nakubye ngo rifite byose amatafari byose birimo n'amabati. Amabati gapfumutse niko wandangiye. Umva. Iyi gisori ifite abakire. Uyu ni uzamanza kunsusura muri ino nzu. Kuba umukira si ukwambara neza. Uri gufata ku y'ishati ukavuga ngo iyi shati ibi bushwangi ni imishumi. Wayigura njewe ngaruriza ntabwo nakugaruriza amafaranga rero. Umva ntabwo nakugaruriza icyo nibuze umuntu nakugaruriza ubyibagiwe. Fata nimero zawe zikure hano. Kuramo nimero zawe ariko ntabwo nakugaruriza ya ariko ubaye iki ndavuze ngo isubire fata inzira usubire iwawe. sawa tuzabona genda wagira karindagira. Umva mpereza uwo muhoro rero jena ndabasabye mukore subscribe kandi niba byagushimishije ushyiramo comment ahangaha. Ushatse kunyunganira nabwo ushatse kumpa ubufasha bwawe dore nimero yanjye ngiyi hano. Ahandi mukomeze kunkurikirana Benjamin TV. Nakoze cyane.